Hiwe Yesu ashimwe ndabaramushe cyane mwese izina rya Yesu Kristo umwami wacu nizeye ko mukomeye nizeye ko mumeze neza nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi ko afite amanwa meza afite ijoro ryiza afite igitondo mwabyutse mute mwanya umwana ikingura uyu munsi tugira ubuntu bwo kubana na our sister Yvette mana yanjye tugiye kugirirwa ibihe byiza bidasanzwe hari hashize igihe kinini cyane tubana nawe Imana yongeye kubyemera ko waboneka aha ngaha rero n'abagore tumuhe ikaze adusuhuze abanze kudusuhuza araza kudushimira Imana n'udusengere turaryoherwa cyane karibu Yvette. Murakoze cyane Sandrine ndishimye kubana namwe hari haciyemo igihe ariko buri Imana yashatse ko aba ari uyu munsi kandi nyine ukuntu udushuhuje abantu bose ni byiza cyane murakoze cyane nitwa Yvette duherukana kuri video ntarashaka urumva nyine ubu ndi madamu reka nawe kuvuga izina tubigira ibanga ndi madamu nitwa Yvette Mukamwiza nishimiye kubana namwe murakoze. Wow. Murakoze cyane Yvette ntabwo ari sister gusa nyine bafite akandi kanenge wifi aravanga aracyari umugeni nabyumva nyine biraryoshye turashima Imana rero kubwa our sister Yvette kubw'ibyo Imana yakoze nshinzira aribyo Jacques anatuganirira ngo tubikore ku buryo Imana ishoboye Imana ibashije Imana hejuru y'ibintu byose Imana nzi ko turaryoherwa wowe utangira video uze kwirangizanya nayo abashyitsi hano nyine nk'ibisanzwe nitwa Sandrine Imana yanjye turaryoherwa reka uri ku mukozi w'Imana Yvette ubu ngubu agiye kudushimira Imana dusengere hanyuma dusangire ikiganiro cyiza cyane. Yego kadusenge turagushimiye witeka mwayimana mana nziza mana dukunda mana twitaho turi abanyabyaha turi abanyantege nke ariko mana udahema kudukunda izina ryawe nirishimwe kandi ntabwo icyubahiro tuje imbere yawe nyagasani nk'abana bawe tuba twacume mu buryo bwinshi ariko tubabarire kubw'ibyaha byacu turabizi ko uri umubyeyi ugira impuhwe n'imbabazi tubabarira ibyaha byacu nyagasani kandi amagambo tugiye kuvuga ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe nyagasani reka n'uyumva abashe kugira icyo amwungura nyagasani ineza yawe bane hagati yacu icyubahiro kibi cyawe n'iteka ryose urakoze amen. 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 Yeah. Ego. Yeah. Tudatinze ijambo turariha our sister Yvette atuganirire kuri topic yacu dufite niwe urababwiraho uko arabitangira nuko arabirangiza kandi ndagira ngo ko tuzagera amavideo menshi cyane uko Imana izagenda ivyemera uko Imana izagenda ibitegura Mana we turi kumwe n'uyu mukozi w'Imana karibu ikaze kaburambatuje ariko bajya bavuga ngo umwana wese w'Imana ntawe utawugira icyo abwira nyine ijambo burya ibyo twamenye bari byinshi umuntu ajya no hanze agahura n'ikintu akavuga ati ikintu kubera Imana so umuntu wese uzi Imana wakiriye Imana wese aba ari umwana w'Imana nyine aba ari umukozi w'Imana nubwo nyine wenda atari ko twese tuvuga amagambo ariko hashimwe Imana nyine yadukunze natwe tukayimenya nyine ubwo urambatije nyine nta kundi hanyuma nahawe na topic ivuga ngo Imana niyo nyiri ijambo ntababeshye ibintu Imana biradukuye mu buzima ni byinshi nyine umbwira ngo tuzaganira kuri iki kintu aravuze Imana ibintu by'Imana barakoze ni byinshi niyo nyiri ijambo barabibonye ariko mvuga se Imana ndaganiza iki abantu ariko nuko Imana niyo nyiri ijambo nta muntu n'umwe nawe ubwawe ntabwo ufite kwiha ijambo kuko Imana niyo nyiri ijambo mbere y'uko wenda ngira icyo mvuga hari isomo nkunda cyane narisangiza abantu bo kwa Sandrine
riri muri Zaburi 23. Hari igihe nshobora kurivuga nabi ariko nzi ko handitswe ngo wenda kambere Zaburi 23 riravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi kanze mpasome ntaza ko Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'ico cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose ko ndi kumwe nawe. Ngo inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Antunganyiriza ameza amaso y'abanzi banjye, ansiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Iri jambo rero, iri jambo iteke iyo nryibutse rimbera inkomezi. Nyine nibyo bivuga ati Uwiteka niwe nyiri jambo. Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Urumva hari ibintu byinshi umuntu anyuramo, hari tuvuge wenda bitewe na background y'umuntu, hari n'umuntu warabwiwe nabi, hari abo wumva ati ntacyo uzimarira, ntacyo uri cyo, yewe si n'abantu gusa, nawe ubwo ushobora kwibwira nabi. Wari wagira ikibazo ukagenda no muri miriwari ukireba ukavuga ati akumana iki ngiki, cyangwa se ukiga bikanga kubera wenda ibyo uba warumvishe nawe ukumva yuko nta, nyine ukishyira ijambo ku buzima bwawe kandi atari ko biri, kuko yayindi yagukunze niyo yonyine ifite ubuzima, nyine ijambo ku buzima bwawe, urumva. So rero hari igihe abantu bashobora gushyira ijambo ku buzima bwawe cyangwa se wowe, ariko mu by'ukuri Imana niyo, mu gihe umuntu agihumeka, Imana niyo ishyira akadomo nyine ku buzima bwawe. Bishobora kuba bibi, bishobora kuba bigoye, ariko Imana yonyine nyine iyo ivuze ibivuze kandi ntiyivuguruza, iyo ivuze ibivuze. So muri make ibintu ntibikaduca intege, abantu bakaduca intege, natwe ubwacu nyine ntitugafate ijambo ngo tukire ku buzima bwacu, ahubwo iteka umuntu ajya avuguruza ibyavuzwe, iteka ujye nk'ubu ngubu nkanjye, reka nze mbige fasoni, hari igihe nahuraga nk'ikibazo nkibwira ubwanjye, hari n'igihe nibwiraga nabi negatifu, ariko iteka nkimara kumenya yuko akanwa kararema kandi ibyo tuvuze, nyine ibyo twiyaturiraho akenshi bizadukurikirana. So nkimara kumenya icyo kintu, niyo naba nzi ko ikintu kiraba negatifu, ndagenda nkavuga ati Mana, iki naba naracyumvishe cyaba cyarambuzweho kivuguruze, kuko birashoboka, igihe cyose umuntu agihumeka birashoboka, kuko Imana ni nyarukundo. Wenda turebye amakuru nyine ibyigisho by'Abisirayeli uburyo bari bari muri Egiputa bagacumura, hari n'igihe Imana yabashyiraga igihano ariko bakwisubiraho kwa gusenga n'iki, Imana ikavuga ati Imana ikababarira ikabakiza. So niyo mpamvu n'umuntu nubwo yagwa mu gishuko, nubwo yavugwa nyine umuntu akamwaturaho ibibi cyangwa se nawe ukiyaturaho ibibi, iteka tujye twumva yuko Imana ni nyembabazi. Hari abantu bapfaga muri Bibiliya ariko Imana ikabazura, abarwayi ikabakiza. Niba bakwibaza se kuki Imana izura wa muntu kandi aba yapfuye, ni ukuvuga ngo iyo umuntu yapfuye nyine Imana iba yashyizeho iherezo, ariko Imana kubera ko agutakamba ikazura wa muntu. Bishatse kuvuga ngo nubwo ikintu wagera mu kintu kitari cyiza cyangwa se ubuzima bwawe ubona butagenda neza, hari za mbaraga z'uko Imana ishobora guhindura ibintu. Na bya bindi ubona tukavuga ati Imana ibi ntaho nabicikira, ariko Imana iracyahari kuko iracyafite ijambo ku buzima bwawe, yabihindura. So rero muri make wenda kuri iyi topic navuga mu ncamake, umuntu ntakishyireho ijambo ku buzima bwe cyangwa se undi. Niba hari n'ibyo wumvishe, rema bundi bushya, rema ubuzima bundi bushya, uvuga ati Imana uracyahari,
bariho gushyira akadomo, bariho gushyira nyine ijambo ryawe ku buzima bwacu, urumva. Mm. Amen. Um, hari irindi somo nyine niyo nyiri ijambo. Hari Mm. isomo riri mu kubara 23:19 Mhm. rivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze. Iyo Imana yavuze irasohora, Kubara. irasohoza. Kubara 23:19. Amen. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze. Amen. Sandrine, Imana ngewe nyine wenda ni uko wenda bije wenda mvuye wenda no mu bihe bishimishije, kuko akenshi n'igihe tugira amashimwe bitewe n'igihe turimo. Mhm. Iyo umutima w'umuntu ubabaye, icyo gihe aba avuga ibibabaje, ukaririmba indirimbo zibabaje, ariko nabyo ni byiza kuko bya bintu biguha imbaraga zo kwegera Imana bundi bushya. Nawe na cya gihe uri mu mashimwe, of course uba wumva nyine unyuzwe. Hari igihe nishima nkagenda no hanze nkasekera izuba kubera umunezero w'Imana, ariko hari igihe Imana ikunezeza, ni ukuri Imana, hari igihe Imana ikunezeza ukumva uranyuzwe. So Imana si umuntu ngo ibeshye, ni ukuri. Iyo Imana ivuze irasohoza, niyo we wakumva nta gaciro ufite, Imana yakakuremera, Imana yakuremera ibyishimo, nyine icyo yavuze uko byagenda kose iragisohoza. Amen. Mm. Mm. Ubwo rero ni ibyo, kuba Imana nyine ariyo nyiri ijambo. Umuntu yakagombye kuvuguruza karande, vuguruza ibyo wibwira, Mhm. vuguruza ibyo ubona bidashoboka, umve ko bishoboka, kubera ko Imana ariyo nyiri ijambo, kandi tuzi ko Imana ari urukundo kandi ihindura byose. Amen. Eh, nyine icyo ubona kitagenda neza ukireme mu magambo, utakambira Imana, Amen. nyine ukumva yuko ntabwo turi abacu ngo twigenge, ukumva yuko ari Imana nyine, ukarema, ukavuguruza, ugasenga, ukavuga ati Imana, iki kindemere kuko ni wowe nyiri ijambo, nkeneye iki kindemere, ni wowe nyiri ijambo, nkeneye urugo rundemere, nubwo wowe ubona wenda bidashoboka, ariko kubera ko ariyo nyiri ijambo ikabikora, ikakuremera amashuri, ikakuremera umuryango n'ibindi byose abantu twifuza kuri iyi si. Mm. Sinzi niba hari ikibazo mbaze ngo dukomeze. Murakoze cyane, ndabanza nshimira Imana ndetse na Mwuka Wera kuba adusangije ijambo rikomeye. Wajyana ubwa mbere ryumvishe iri jambo ryo muri Kubara 23:19, wajyana ubwa mbere ryumvishe, Mm, ariko Imana ishimye ko ibizanye igihe nk'iki ngiki. Ikibazo cya mbere, ndahera hano kuri Zaburi 23. Hari aho bavuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo mm, yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Imana ishimwe cyane. Aha hantu mm, havuga ngo naho wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, naho nanyura sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Hari ahantu waba waranyuze hateye mm, ubwoba, ariko wakibuka iri jambo cyangwa izaburi, ugahita mm. wumva ushatse kugenda kandi ukabona ko bidashoboka. Icyo gihe wigeze ugicamo? Yego. Aho hantu ngo naho uranyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, Mm. akenshi ari igihe uba wumva, akenshi iyo uri nko mu kintu uba wumva yuko umenya ko Imana iri kumwe nawe muri urwo rugendo, kubera ko uba uzi yuko um, iyo ugiye wenyine uba uzi yuko nyine iyo ugiye wenyine uba uzi kuragwa. Nyine ndavuga nyine ku bantu b'abakristo bavuga ati nshaka gukora icyo Imana ishaka. Mm. So rero iyo ufite amahitamo cyangwa se aricyo ushaka guhitamo, uravuga ati Imana, nyemerera mbe ndi kumwe nawe, kubera ko uzi yuko niba uzi ko Imana iri kumwe nawe, naho wageramo icyaha cy'urupfu izaba iri kumwe nawe. Yego ugira ubwoba nyine bw'amarangamutima, ariko uba uzi yuko hari isumba byose igufasha. So rero ibyo bihe ngenda binyuzemo, ariko nzi yuko Imana turi kumwe. Niyo mpamvu ikintu cyose umuntu yakagombye gukora, yakagombye kubaza Imana ati
papa uri kumwe nanjye nubwo cyaba kigoye gute, nubwo cyaba kigoye kumenya yuko uri kumwe nawe. Rero Imana iyo umutima wawe ukubwira ati mwana wanjye ndi kumwe nawe, kinyuremo nubwo cyaba kigoye, wikwita nyine wenda ibi bigoye, kinyuremo kuko ntabwo uri wenyine kandi tuzi yuko Imana ibishoboye. Biruta kujya mu kintu Imana itari kumwe nawe, nubwo wakijyamo ari cyiza ntago kirama cyangwa se nyine kirapfa. Ariko nubwo wakijyamo uzi ko kigoye cyangwa se kiruhije, ariko ufite amaboko y'Imana uba uzi yuko ukomeye. So rero iryo somo ngo naho nanyura mu gicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose. Nta kintu umuntu yakomeje gutinya azi ko Imana iri kumwe. Kereka nyine iyo ufite nyine wumva ko Imana itari kumwe nawe, ariko igihe cyose uri kumwe n'Imana ntabwo umuntu yakomeje gutinya igiciro cy'urupfu kuko ntabwo uri wenyine. Ibizakuramira, hari amasomo menshi tubona, hari ntabwo nibuka ahantu riri ariko ko Imana izohereza abamarayika bakaturamira tukujya dusitara iki. So ni kwa kundi uba uzi yuko icyo kigeragezo urimo Imana iri kumwe nawe. So rero nabinyuzemo kandi nzanabinyuramo. Hari igihe umuntu avuga ngo nshobora kunyura mu kibazo abantu benshi bakavuga ya Yvette ntugatekereze negatifu, ariko tuzi yuko nyine muri iyi si harimo ibihe byo guseka, kwishima, kurira no kubabara. Hari umupasiteri bigeze kutubwiriza mu minsi ishize yavuze ijambo ndarikunda ngo wari wahura nyine ngo yakoresha igiswirishi ngo na storm nyine n'ikibuye se, ngo wari wahura n'ikibuye nyine cyangwa se nk'umuyaga mwinshi ukumva nyine kuri iyi si ni wowe uri guhuha gusa. Noneho akatubwira ati ese umera gute iyo ufite nyine iyo uri guhuhwa cyane donc handi uba udafite imbaraga. Aravuga ati niba uri muri icyo kintu ukitwaramo gute. Ariko ikintu nakunze nuko yavuze ati ushobora no kuba utari wahura n'uwo muyaga mwinshi ariko uzahura nawe. So rero niyo mpamvu niyo umuntu yahura no mu cyiciro cy'urupfu na mbere mu bihe bizaza muri future, ntabwo nyine ibibi bizaza ariko kumenya ati se Imana iri kumwe nanjye, kumenya ati ndi kumwe n'Imana, ese nzakibamo gute. Niyo mpamvu binagufasha nyine to prepare before, ukavuga ati Imana nyine umuntu agasenga n'ibiri imbere utazi ibyo bizamera. Tuvuge wenda niba ukirukana indwara, tuvuge utangiye kurwara aha ya bigire nyine byirukane hakiri kare bitarakugeraho, kuko turi mu isi kandi ibamo indwara, gupfusha, ibibi byinshi. Ariko kumenya ati Imana ndi kumwe nawe, niba ndi muri icyo cyiciro cy'urupfu cyangwa se niba nzakibamo uri kumwe nanjye, icyo gihe uri kumwe n'Imana rero ntabwo utinya ikizakubaho cyose kuko Imana iri kumwe nawe. amen. Ndarondaguye sorry. Oya ntabwo rondaguye, neza ikindi kibazo ko tuzageraho ubutaha kugira ngo video itaba ndende se cyangwa nawe ukaruha. Ni gake gake. Nzi ko umwuka Yeah. w'Imana aganiriye natwe cyane. Shimye Imana kubw'ubuhamya bwawe, shimye Imana kubw'ijambo ryawe ry'inkomezi. Hari mweza tuganira uri mu gihe gikomeye cyangwa navuga ngo uri mu gihirahiro, usubijwemo intege. Yewe nanjye nsubijwemo intege cyane. Menye ko ibyo ducamo, ibyo tuzacamo, Imana iri kumwe nawe, ntawe ukwiye gutinya. Usomye iyi Zaburi, twakwiye gukomera tukamenya ko niyo si turimo niko bimeze. Nta muntu uri hano mu isi uzahora avuga ngo haleluya gusa, gusa tukamenya ko hari Imana. Rero tuzakomeza. Sorry. Nanjye kuvuga ngo ubwo turangiza turi kubwira wenda nk'umuntu waba uri nko mu kibazo, mu kigeragezo, mu gahinda, aho abona nyine ari wenyine, kuko barahari benshi cyane. Barahari, hari n'abantu baba badafite n'inshuti baganiriza, ariko burya kumenya Imana nibyo by'agaciro. Kuko sinzi njye ntafite Imana sinzi nyine kuko niyo, kandi ibi ntabwo bireba nyine ngo umuntu ukije gusa, nyine kumva yuko nkanjye nyine nk'umunyabyaha, umuntu ibi, ariko nyine ukavuga ati mfite Imana, kandi none Imana ikagenda ikaba inshuti yawe ukayibwira cya kibazo cyose. So rero tubwire wenda umuntu waba ubabaye, uri mu bibazo, mu bigeragezo, yuko hari Imana yamuhanze kandi hari Imana imukunda. Birashoboka ko ushobora kuba uri wenyine, nta wundi ubona, ntawe ufite wabwira, ariko burya wabwira Imana kandi irumva.
iyo umuntu ababaye aba yumva ati se Mana iri he ko nakumva ko nakureba, ariko ka kanya ugize ko gupfuka mu gasenga, noneho ukavuga ati Mana, ukayiha amarangamutima yose yose yose, ukavuga ati ntabwo nkubona ariko ndabizi ko uhari, ndabizi ko ushobora byose, niwe wandemye, niwe wampanze, ibiki byose ukayibwira ikibazo cyose ufite. Ni ukuri Imana iroza kandi iromora. So rero umuntu wese ubabaye, reka tumusubizemo imbaraga y'uko hari Imana, kandi tumubwire yuko nyine mu isi niko bimeze. Ya, bamwe barishima abandi bakarira, bamwe bakabona ibi abandi bakabura ibi. So, ariko ibyiza byose nta waremewe ibibi cyangwa ibyiza. Nyine twese twaremwe mu ishusho y'Imana, kandi wumve yuko nawe ibyo bikwiye kandi witeguye kubyakira no kubibona. So nabwira wa muntu wese abane n'Imana, kandi Imana yo imugire neza, imuhe umunezero muri we, mu mutima n'ibyo. amen. navuze ngo hari ikibazo nabitse tuzaheraho ubutaha kugira ngo video itaba ndende, kugira Yego. ngo nawe wongere usenge, wongere ucaginge. Gusa ndabashimira cyane inshuti zacu, ndabashimira cyane 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 kuko kuboneka kwanyu aha ngaha ndavuga ngo ni igiciro gikomeye, n'igiciro gikomeye, kandi menya ko uko umerewe ubu ngubu n'ubabaye ejo byahinduka. Natwe iyo fezi twayigezemo, icyo cyiciro twayigezemo cyo kubabara, ukumva hariho ufite n'inshuti ntacyo yabikoraho, ariko nta gihe umuntu yigeze agera ku Mana ngo agume ari umwe. Ibintu birahinduka, iyo umuntu ageze ku Mana ukafata n'iryo humure, kumva umuntu ugufatiye umutima. Rero inshuti zanjye navuga ngo mukomere kandi mwihangane, muri ku musozi ugomba gukomera. Hari igihe umuntu acamo nyine nta kindi, nta buriyo nyine ugomba kuhaca gutyo. Yani mukomere ntabwo tuje gutya, Imana ikadutegura ibintu byiza gutya. Umukozi Imana Yvette akaza akatuganiriza, akaza gukomeza kutuganiriza. Mukomeze rero mugire ibihe byiza. Naho ubutaha reka umukozi Imana dushire imbere y'Imana, dusengere tukurozinga ino video ntakagaruka. Yego. Namwe ndabashimiye cyane Sandrine, wakoze cyane kuntekereza, kumbwira ati tuganire. Ntabwo byaje gutya gusa, hari impamvu ari njye wabwiye, hari impamvu wenda n'uyu munsi wabonetse tukaboneka twembi. Mwakoze cyane. Reka dusenge. Shimwa Mwami Imana kubw'ineza n'imbabazi zawe, tugushimiye muri aka kanya uduhaye Nyagasani bwo kuvuga amagambo yawe, ijambo ryawe, icyubahiro n'ikibi cyawe Nyagasani. Tukweretse buri umwe wese uzumva iyi video Nyagasani ngo abane nawe, kandi Nyagasani tuzi ko ari wowe ugira imbaraga kandi ushoboye byose, ukiza kandi uhindura amateka. Reka buri umwe wese Nyagasani waba utamerewe neza, yumva ntacyo ari cyo yumva, nta jambo afite, aba ari ushyira ijambo ku buzima bwe Nyagasani, asubizwemo imbaraga, abone neza n'urukundo rwawe, agire umunezero n'ibyishimo, ugire buri umwe wese neza Nyagasani. Nyagasani icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijoro n'iteka ryose urakoze. Amen. Amen. Ya Bye. Sister Yvette, ndagushimiye cyane. Namwe Ni wakoze. navuga ngo ikaze n'ubutaha tuzongere. Yego. Bye bye mwese na Yvette. Naho ubutaha Imana ikomeze ibane namwe. Ya